Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Abadukurikiranye ku isi yose uhereye hano iwacu mu Rwanda, ndabashuhuje ndababwiye ngo shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe. Ndashima Imana iki gitondo yuko itwemereye nanone kuza imbere yayo tuyikorera tuyishima. Ni Imana yo gushimwa, ni Imana yo guhimbazwa, kandi muri byose ni Imana yo kwizerwa. Yego. Mbere yuko mvuga byinshi, reka tubanze dushime Imana. Yego. Imana yacu uwera wa Isirayeli, nguhaye icyubahiro uyu munsi. Iki gitondo ni ukuri icyubahiro nikikugarurirwe. Utubereye Imana nziza, utubereye Imana yo kwizerwa, utubereye umwizigirwa. Turagushima, turagushima, turagushimira ineza yawe n'ubuntu bwawe butangaje. Ndakwinginze rero Uwiteka Nyiringabo Imana, kugira ngo muri aka kamwanya umwuka wera aganze ategeke imitima yacu n'imitima y'abadukurikirana ku isi yose, kugira ngo ijambo ryawe rigiye kuvugwa mwami riganze imitima ya buri wese uri budukurikirane. Ni ukuri Data wa twese wo mu ijuru, uri Imana yumva gusenga, kandi uri Imana yari bizi ko tubaho uyu munsi, uri Imana yateguye n'uyu munsi n'iyi saha. Turakwizeye muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Ndongera ndababwiye ngo shalom. Amazina yanjye ni Mutamba Jacqueline nk'uko mumenyereye ku isanamitima. Ndashima Imana cyane ko yaturinze ikandinda ikabarinda aho muri hose, abankurikirana aho muri mu bihugu bitandukanye. Ni ukuri dufite impamvu yo gushima, dufite impamvu yo guhimbaza Imana. Rero nk'uko mubizi, Imana yampagurukirije gukora umurimo wayo, nigisha kuri topic ivuga umuryango uzira amakimbirane, umuryango uzira divorce. Nk'uko mubizi, iyo mbyigisha mba nigisha ndetse n'umuryango utarabaho, abagiteganya kubaka, abakibifite muri gahunda, ababipuraninga, aribo rubyiruko. Izo nyigisho nizo Imana yampagurukije kugira ngo Imana igenderere umuryango, ireme umuryango muzima, umuryango wubaha Imana, umuryango utorezwamo abubaha Imana. Rero ndumva mfite gushima Imana nanone kuri topic yampaye yo guhumuriza. Umwuka w'Imana mpanzeho kugira ngo mpumurize abantu babuze ibyiringiro, abantu bababaye, abantu bihebye, abantu bigunze. Hari igihe twibanda ku miryango, ugasanga turavuga ku miryango cyangwa ku mafamili, ariko tukibagirwa yuko hari ababuze n'iyo miryango. Tukirengagiza yuko hari abatakiri no muri iyo miryango, mu buryo butabaturutseho, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero ni ukuri umwuka w'Imana mpanzeho muri iki gihe guhumuriza abo bantu bababaye, bari mu bwigunge, bari mu gihirahiro, bibaza ngo se biragenda biti, bibaza ngo se inzira iraboneka gute, bibaza ngo se aho ntibirangiye, ntibiri burangirire hano. Hahandi umuntu abura ibyiringiro agacanganyikirwa, hakaba hasigaye gusara, hakaba hasigaye kurwara trauma, hakaba hasigaye no kwiyahura.
yego ndabyibuka nkitangira kuvuga ubutumwa nkitangira gutanga ubuhamya bwanjye hirya no hino hari abantu benshi bampamagaye akambwira ati nagerageje kwiyahura inshuro nyinshi nagerageje kwiyahura inshuro nyinshi ariko numvise ubuhamya bwawe numva ndakomeye numva nsubiyemo imbaraga numva Imana iranyegereye numva ntaho Imana itakura umuntu nta naho itamugeza nabyo bibaho yego nabyo bibaho rero uyu munsi ndahumuriza mwese abababaye abihebye ushaka kuba wari ufite urugo ufite umugabo yego akagira gutya agapfa bitunguranye akagusiga ibyo nigeze kubyigishaho mu gihe cyashize ushobora kuba wari ufite urugo umugabo agahaguruka akagusiga akajya gushaka undi mugore akagutana abana akagusiga wenyine yego ushobora kuba uri imfubyi udafite kivurira udafite umubyeyi w'umupapa udafite umubyeyi w'umumama udafite umuntu uguhumuriza udafite abavandimwe uri nyakamu yego uyu munsi umwuka w'Imana mpanzeho ngo nguhumurize guhumuriza rero umwuka w'Imana antumye kugira ngo mpumurize abantu ntabwo ari uwo mu magambo n'uwo mu ijambo ry'Imana n'uwo mu ijambo ry'Imana iratwereka ko ariyo buhungiro iki gitondo iratwereka ko ariyo tugomba kwihishamo iratwereka ko ariyo tugomba guhungiramo yego hari icyanditswe kiri mu migani 18 umurongo wa 10 kiravuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye umukiranutsi ahungiramo agakomera izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye umukiranutsi ahungiramo agakomera nanone ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 26:4 yego riravuga ngo mujye mwiringira umwami iminsi yose kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose ayo ni amagambo atwereka aho ubuhungiro bwo mu isi buri mu by'ukuri umuntu yaza akaguhumuriza akakubwira ijambo nibyo ariko ijambo ry'umuntu yakubwira rishobora kugufasha uyu munsi ariko ejo ukaryibagirwa ushobora kuba uri mu bibazo bikeneye finance cyangwa bikeneye finansoma ugatekereza ukumva biragucanze ukavuga se nirukire kuri mwene wacu ukomeye nirukire kuri musaza wanjye nirukire ku nshuti nigeze kumenya ugatekereza ugashaka umuntu wakwirukiraho ukumva mu bitekerezo byawe arabuze kubera iki ushobora kumwirukiraho wagerayo wari wiringiye ko afite amafaranga wari wiringiye ko akomeye nawe akakubwira ibintu bye byahize majerwa akakubwira imisoro bamwishyuza Rwanda Revenue akakubwira ko minerivare z'abana zabuze kandi wowe wagiye ufite expectation yuko atari bukuburire na 5 wagerayo akakubwira ngo nta na 5 mfite kubera iki kuko nawe afite ibibazo birenze income ye birenze uko yinjiza birenze ubushobozi bwe hahandi ashobora no kuguhakanira ntubyemere ukavuga ngo arampemukiye ukavuga ngo aransuzuguye
nuko ndi mu bibazo, ariko mu by'ukuri nawe ibibazo afite birenze ubushobozi bwe, birenze nawe yabibwira, birenze nawe yakwirukira. Isi turimo niko imeze, isi turimo niko yubatse, ni isi yuzuye ibibazo. Ushaka kwirukira umuntu ufite ikibazo cyakurenze, ukagenda ukamubona mukaganira, noneho ugasanga nawe afite ibibazo birenze ibyawe. Yabikubwira ugasanga ibyawe ni bito cyane, ni toto kubye. Ariko uyu munsi reka mbabwire, ubuhungiro nta handi buri ni mu Mana. Izina ry'Uwiteka ni umunara muremure umukiranutsi ahungiramo agakira cyangwa akabaho. Ijambo riratubwiye hano muri Yesaya 26:4, mujye mwiringira umwami iminsi yose, kuko umwami Yehova nyine ari we rutare ruhoraho iteka ryose. Mujye mwiringira umwami Imana cyangwa umwami Yesu iminsi yose, kuko umwami Yehova nyine niwe rutare ruhoraho. Iyo tuvuga urutare, muzarebe iyo bajya kubaka inzu bakora fondasiyo y'amabuye, ari amabuye nyine bamanyura ku rutare n'ahandi. Iyo nzu tubatse ku rufatiro rw'amabuye na sima, nta rufatiro ruzima iba ifite, iteka ibizago. Noneho ijambo riratubwiye ngo twiringire umwami Yesu, umwami Imana iminsi yose, ngo niwe rutare. Mu yandi magambo, niwe utatwumvira ubusa, niwe utananirwa, niwe utajya udutererana, niwe utaduhararuka, niwe ufite urukundo ruhoraho. Iyo mvuga ngo niwe, mba mvuga umwami Yesu, mba mvuga Imana. Reka mbabwire, buriya igituma umuntu agira ihungabana, agahungabana bikageza n'aho arwara indwara yo mu mutwe, ariyo bakunze kwita trauma, bikagera n'aho asara, bikagera n'aho ata umurongo, bikagera n'aho yakwiyahura. Buriya no kuvuga ngo umuntu aba yabuze ibyiringiro, aba yabuze ibyiringiro. Niyo mpamvu umuntu wumva ngo umuntu yuriye inzu yo kwa makuza, arurira agera hejuru, arirekura yikubita hasi, ariyahura, cyangwa afashe umugozi akimanika ahantu abibona ko agiye gupfa, cyangwa akagenda akiroha mu ruzi. Isi yayiburiyemo ibyiringiro. Ibyo ni ibintu bibaho buri munsi, turabizi mu buzima bw'Abanyarwanda bibaho. Udashoboye gukora ibyo aragenda akanywa nk'ibinini, akaryama mu buriri bagasanga yapfuye. Udashoboye gukora ibyo arwara trauma, akarwara umutwe udakira, bikavamo ibisazi, bakamujyana kwa muganga ho mu mutwe bavura indwara zo mu mutwe, bagashaka indwara bakayibura, cyangwa imitsi igacika yo mu mutwe gaturika, bajya gufungura umutwe kudoda bikanga, cyangwa akadevelopinga ibibyimba byo mu mutwe, bya bindi bitabagwa, umuntu bikarangira yapfuye. Ibyo byose ni ukubura ibyiringiro muri isi. Reka mbabwire, muri isi nta byiringiro bihari, nta byiringiro bihari. Ibyiringiro biri mu Mana. Ndahamya Imana kuko narayibonye. Ndahamya Imana narayibonye pe. Iyo ntayibonye, iyo itambera Imana simba nyihamya. Iyo itambera Imana yo kwiringirwa simba nyiringiza abantu. Iyo itambera ubuhungiro ntabwo mba mbwira abantu ngo bahungire ku Mana. Nanjye ubu nakabaye mfite ibindi mpungiraho, nanjye nakabaye mfite ibindi mpamya, nanjye nakabaye mfite izindi Mana nkorera, nanjye nakabaye mfite ibindi nishingikirijeho.
ariko Imana kubera ko yambereye ubuhungiro, ikambera ubuhungiro nta shinge nta rugero, nk'uko na statinze ingeri z'abantu zishobora kuba ziri mu kababaro uyu munsi. Ntago nzi, ntago nkuzi, ariko Imana yawe irakuzi. Imana yambereye ibyiringiro. Niba basi udafite uwo wirifaringaho ngo uvuge uti se n'indi Mana yigeze ibera ibyiringiro ikamukura mu bibazo from nowhere, nta muntu umuteye inkunga cyangwa nta muntu umushyigikiye cyangwa nta muntu yishingikirijeho, wo mu bakomeye cyangwa muri bene wabo cyangwa mu miryango, ugasanga nk'ubu ndimo kuvuga urabaza ibyo bibazo. Reka nkubwire, ibikomere turoma biterwa n'ibintu twanyuzemo bikomeye. Hari abanyuze mu ntambara babura ababyeyi, babura imiryango, asigara ari nyakamwe. Hari abadamu batawe, batereranywe n'abo bashakanye, umuntu akaguta akagutera n'abana. Hari abantu bari bafite ingo, bafite imiryango, bafite abagabo, umugabo akagira gutya agapfa akagusiga cyangwa umugore. Ariko uyu munsi ndibanda ku gitsina gore, kuko buriya niba hari abantu bagira ihungabana cyane rikomeye ni abagore cyangwa abakobwa. Yego, twaremanywe imitima yoroshye ku buryo ushobora kugira ikintu kiguhungabanya, utabona umuntu uguhumuriza vuba, umutima ukaba wanahagarara, ukaba wahita unasara. Ugasanga mwisi ubayeho utariho. Buriya umuntu yabuze ibyiringiro ntago aba ariho, ntago aba ariho. Bibiliya iravuga ngo ntukiringire umuntu upfa, ushiramo umwuka agapfa. Bibiliya iravuga ngo havumwe wiringira umuntu. Iteka abantu iyo tubona abantu batugose, baturi hafi, wumva ukomeye pe, wumva hari icyo bakumarira, wumva hari icyo bagukorera, wumva hari icyo bakugezaho. Ariko mu by'ukuri abo wiringiye nabo bafite ibibazo byabo, nabo bafite ibikomere byabo, nabo bafite ibyo banyuzemo. Ariko ndagira ngo mu by'ukuri wowe unkurikiye aho uri hose, ukaba wari ugeze ahantu utakaje ibyiringiro kubera ibikomere, kubera intambara wanyuzemo, kubera ibibazo wanyuzemo, wa mugore we cyangwa umukobwa, ndagira ngo uyu munsi nkuhumurize, unyifateho urugero. Nabahaye ubuhamya, muzi ubuhamya bwanjye, ngira ngo abantu bazi ubuhamya bwa Maman Queen pe. Nagiye mbutanga no hirya no hino uretse no hano ku Isanamitima. N'Imana yampagurukije kugira ngo mbutange buhumurize abantu. Ntago byari kubivuga ngo nimeninda, ntago byari kubivuga ngo kubivuga gusa, oya. Imana yari ifite intention yo kugira ngo mvuge ubuhamya bwanjye, abanyamibabaro bishime, abacitse intege basubizwemo intege. Kubera ko umuntu yumvaga ubuhamya bwanjye, ushaka kuba nkurikiranye uyu munsi, umuntu yumvaga ubuhamya bwanjye akavuga ati ibintu ndimo ni toto, ibintu ndimo biroroshye. Ese Imana koko ishobora gukura umuntu hariya ahantu ikamugeza na hariya ari? Ariko ndababwiza ukuri, nabwo uyu munsi Imana ikomeje kumbera Imana. Ikintu tubura ni ukwizera Imana. Urumva iyo ufite ibikomere, warakomeretse, kugira ngo ube unabanze utuze, kugira ngo unabanze uhumurike, uhumurizwe, utuze, usubize ubwenge ku gihe, utekereze neza, unegera Imana, ujye imbere y'Imana usenge, ni ikintu gikomeye. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo unyumve neza, aya magambo aziye kuguhumuriza kugira ngo nibura ubanze utuze, nibura ubanze usubize ubwenge ku gihe,
utekereze uvuga utari ko Imana yandemye, Imana yaremye isi n'ijuru n'ibyo mbona byose, kuba nkiriho, umwuka mpumeka, ko ntawe nkugura, ko ntawishyura, ko ntawe ukodesha, iyo Mana ikora ibyo byose ntiyabasha no kuncira inzira nkava muri iki kibazo, nkava muri uyu mubabaro? Rero iyo umaze gutuza, iyo umaze guhumurika, iyo umaze guhumurizwa, ushubije ubwenge ku gihe, nibwo ubasha gusenga. Ariko iyo utarahumurizwa, ngo habe hari umuntu uguha ubuhamya, witangaho urugero, umutega amatwi, umenye ukuntu Imana ikora, umenye ukuntu imikorere y'Imana, umenye imbaraga z'Imana uko zikora, nta nubwo wabasha gusenga, nta nubwo wabasha gutuza. Ibikomere biba ari byinshi, akababaro kaba ari kenshi, uba uri stranded, uba uri mu gihirahiro. Ariko ndagira ngo mbanze nkuturishe uyu munsi, hamwe n'Imana impagurukije, njyewe ndi mikoro, ntuntindeho, ntundebeho, ahubwo wumve amagambo mvuga. Amagambo mvuga ntago ari ayanjye, yakabaye ayanjye ntago nakabaye ndi kuri mikoro uyu munsi, ntago nakabaye ndi kuri social media, ntago nakabaye ndi ku isanamitima. Ariko kubera ko ari amagambo Imana impaye, niyo mpamvu ndimo kuyavugira ku isi yose ku mugaragaro, kubanyumva, kubankurikirana. Ni Imana impagurukije, ntago ari imbaraga zanjye, ntago ari ubuhanga bwanjye. Ni Imana impagurukije kugira ngo inyuzemo amagambo ahumuriza imitima y'abankurikiye, bababaye, bakomeretse, babaye ibisenzegeri. Imana irifuza cyangwa irashaka cyangwa ifite ubushake kubasana, kuguhumuriza wewe wahungabanye, wewe wahungabanye, ukaba ufite ihungabana, ukaba wumva nta cyakongera kukunezeza, ukaba wumva umutima waranze n'abantu, waranze n'isi. Ni wowe Imana ivugana nawe. Ndababwiza ukuri, iyo ntahungira ku Mana, sinzi niba mba nkiriho, usibye no kuba umusazi, usibye no kuvuga ngo ihungabana, nta nubwo mba nkiriho, nta nubwo mba nkiriho. Njya mbibabwira nkababwira nti uzi kuba intabwa, noneho ukaba intabwa, ugahura na aksida y'urupfu, ukaba mu rupfu narwo igihe kirekire, ukaba nta n'umuntu wo mu bakomeye wakwirukira, ukaba nta n'umuntu watekereza ngo uhamagare umubwire ngo mpa n'ibiryo by'iri joro, ikiro cy'umuceri ntekera abana. Uri hasi, ntuva hasi, nta sponsor, nta muntu ugufasha ngo uvuge ngo aragukorera stock ya buri kwezi, arakwishyurira inzu. Murabizi ko arizo basic needs. Uri no hasi, ntuva aho uri, n'uwaguha ibihumbi 10 ntiwabasha kujya kugura umufuka w'amakara ngo ucuruze. Ntuva naho uri, ntiwijyana no kuri toilette, ntiwikura no ku gitanda, no kugira ngo ujye kuzuba, no gukodesha abantu kuza kuguterura kugira ngo bagushyire mu igare. Aho bishoboreye nabyo byari igitangaza, kugira ngo bashobore no guterura. Ufite urugo rukeneye byose. Uri intabwa, noneho nturi na muzima. Mu by'ukuri, niba hari abantu bari guhungabana bakabura ibyiringiro, bagapfa bishwe n'icyo, ntishwe na aksida, ntishwe n'ibyo utekereza byose, nishwe n'uhungabana, nari kuba ndi uwa mbere. Ndababwiza ukuri, hari igihe bwiraga ntazi naho nkura na 500 sensa, 100, 200, 300, 500. Ariko ndavuga ngo byose mbihari Imana, yemeye ko bimbaho, ikemera ko bingeraho,
nabaga nzi ko ifite n'ukuntu izabigenza, nabaga nzi ko ifite n'ukuntu iri bushyireho inzira kandi koko ikayishyiraho njya mbabwira ko ntawigeze anyirukana mu kode, sinigeze ndaza urugo ubusa, sinigeze nicwa n'inzara, sinigeze nkorwa n'isoni, sinigeze nsabiriza, nta n'umuntu nigeze mpamagara ngo mubwire ngo naburaye, cyangwa mubwire ngo abana baraburaye, cyangwa mubwire ngo nyishyure inzu ukwezi kumwe nyamuneka ntabara. Ibi ndabibabwiza ukuri, ni njye ubyivugira, ni njye ubibibwirira. Si inkuru yanjye mubwirwa n'undi muntu, ni inkuru yanjye mbibwirira. Reka mbabwire, guhanga Imana amaso ntako bisa, gusa kubera ko tutayibona vis-a-vis ngo tuyibone maso ku maso, tubone umuntu aduhagaze imbere, nkuko utekereza ngo ndahaguruka njye kwa mwene wacu mubone gutya tubonane, niyo mpamvu ibyiringiro by'abantu ari bike. Ariko reka mbabwire, nta muntu wiringiye Imana ngo akorwe n'isoni. Ikintu Imana ishaka urakizi kuri wowe, irashaka kubanza ugahumurizwa, ugasubiza ubwenge ku gihe, ugatuza, ukemera ko Imana nyir'ijuru n'isi yakuremye ikandema, ikarema ibyo ubona byose, ibyo urebesha amaso byose, ukamenya ko iriho, kandi ukamenya ko ibana n'abayisenga, ukamenya ko ibana n'abayubaha, ukamenya ko ibana n'abayizera. Nta kindi Imana igushakaho, ni ugutuza ukayizera, ukayigirira icyizere, ukavuga ngo Imana ikimpaye umwuka wo guhumeka, ibyo byose Imana igitumye nkiriho, ibyo byose Imana igitumye ntarasara, ntariruka, ntariyambura imyenda ngo niruke ku gasozi nk'umusazi, irahari. Icyo ukabanza ukakimenya neza, ukayigarukira, ukayizera, ukayubaha, ukayicira bugufi. Ndakubwiza ukuri, nta handi ibyiringiro byacu biri, nta handi ubuhungiro bw'isi buri, nta handi amahoro yo mu isi ari, ntaho. Ubuhungiro ni ku Mana yaturemye, ubuhungiro ni ku Mana yaremye ijuru n'isi. Nubwo abantu bagira gutya akimahoro neza, kubw'ibyo wenda atunze, kubw'ibyo wenda yishingikirijeho ubwenge n'amashuri n'ibindi, ariko byose nta gitanga amahoro. Niyo waba ubifite, nta mahoro bishobora kuguha udafite Kristo. Nta mahoro bishobora kuguha udafite Imana muri wowe, nta mahoro bishobora kuguha udasenga Imana, nta mahoro bishobora kuguha utiringira Imana. Ubuhungiro bw'isi yose, ubuhungiro bw'abakomeye, ubuhungiro bw'aboroheje, ubuhungiro bw'abababaye ni mu Mana, ni muri Kristo Yesu, nta handi. Yego. Imana iraguhumurije. Nshaka umuntu umbwira aya magambo simubone pe, nkavuga ariko nibura nabonye n'umuntu nibura umbwira n'amagambo y'ibyiringiro, ariko akampa n'ubuhamya bw'ibyo yanyuzemo. Mu by'ukuri naramushaka simubona, ahubwo Imana ikaba ari inyisangira ikavugana nanjye. Narababwiye ngo Imana ivugana natwe mu buryo butandukanye bwinshi, no mu marangamutima yacu Imana igivugiramo, no mu bitekerezo byacu Imana igivugiramo. Ariko kugira ngo wumve Imana no kuba ubanje gutuza, ukumva ihumure, ukumva ijambo ry'ibyiringiro, ugasoma ijambo ry'Imana muri iyi reference ngo haye muri Yesaya mu migani. Wamara gutuza, wamara gusoma ijambo ry'Imana, wamara kwegera ugasenga, Imana iraguhumuriza pe. Imana ikubwira ijambo, kandi Imana iyo ivuze urumva. Nigeze mbabwira ngaramye mu muhanda, amaraso arimo agenda nyumva, ndimo mbura umwuka numva, ntangiye kuvuga ngo abana banjye, ijwi rirambwira ngo Yezu utabura ubugingo warabukoreye. Imbwira iryo jambo nahise mbyumva kurenza uko mbibwiwe.
numva ko abana sabanjye, mbona filime y'ukuntu baremewe mu nda n'iki, mbona ukuntu ntabigizemo uruhare, mpita mbona ko abana atari abanjye, numva sindi n'umukozi wabo mu rugo ubarera, mpita njya ku bugingo. Uzi kuba ugaramye mu muhanda amaguru yacikaguritse, abantu bose bategereje ko umwuka ushiramo, wowe usibanwa wiyeza utitotomba, utavuga ngo Mana ibi ni ibiki. Ubwo ni ubuntu bw'Imana yangiriye, nibwo mbagezaho, nibwo mbabwira. Njya mbabwira ukuntu nageze ahantu nkajya nitekerezaho ukuntu nari umugore muto, ukuntu nirukaga, ukuntu nikoreraga, nkaba ngaramye hasi nananyeganyega, Satani akajya ashaka kubinyereka ngo anyihebeshe, ariko ijwi rikaza rikambwira ngo ariko umubiri niwe uzajya, uyu mubiri wambaye niwe uzajyana mu ijuru. Nkarisubiza ngo ntabwo ari wo nzajyana mu ijuru. None se ko atari wo uzajyana mu ijuru, kandi ukaba uvuga kuri mu rugendo rujya mu ijuru, ni iki kikubabaza? Umubiri nkahita mwimukaho, nkahita numva ijwi rimbwira ngo umubiri n'ubundi uzapfa, umubiri n'ubundi uzabora. Ubwo ibyiringiro bigahita biza ako kanya. N'ubu ngubu narabwiye ngo umubiri ntujya untegeka, ntabwo njya nkumva. Reka rero mbabwire ikintu cyamfashije, cyatumye ibikomere by'umubiri bikira, nuko ibikomere by'umutima byakize. Narababwiye ngo umuntu buriya iyo yapfuye mu bwonko, iyo yapfuye mu bitekerezo, agahora ari muri negatives, nta positive agira mu bitekerezo bye, no gupfa. Ariko ndababwira Imana yansanze mbabaye, mfite agahinda kenshi, mfite umubabaro mwinshi, mfite ibikomere by'umutima ngeretseho n'iby'umubiri. Wenda uyu munsi ufite iby'umutima gusa, ariko jyewe nari ngeretseho n'iby'umubiri by'agahinda gasaze, hahandi umuntu aza kugusura akavuza induru bireba, hahandi umuganga akubwira ngo byanze ntibishoboka. Rero Imana nyir'ijuru n'isi, Kristo Yesu umwana w'intama w'Imana isumba byose, watubambiwe, wadupfiriye, watumenewe amaraso yo ku musaraba, arahari pe. Imana irahari, ndababwiza ukuri, Imana irahari. Imana ifite imbaraga, Imana irakora, upfa kuyizera gusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo gira kwizera guto kungana n'akabuto ka sinapi. Akabuto ka sinapi ni akantu kataboneka. Ntabwo Imana idusaba byinshi, idusaba gusa gutuza, no kumva ufite ibyiringiro muri wowe, no kumva ufite ihumure muri wowe, no kumva ukomeye, no kumva watura neza, no kumva uvuga uti aho Imana yankuye n'aho ingejeje n'ubu nzabaho. Ni iki Imana idushakaho? Kumva ufite ibyiringiro, ntuhungabane, ntusare, ugaturiza mu Mana. Nta muntu wigeze ahungira ku Mana ngo imutererane, nta muntu wigeze ahungira ku Mana ngo akorwe n'isoni, nta muntu wigeze ahungira ku Mana ngo asabirize, nta muntu wigeze yizera Imana ngo ibure kumutabara no kumugirira neza. Kuva mu gihe cya basogokuruza kugeza no muri iki gihe turimo, kugeza no kuri jye kanwa kavuga, Imana irahari, Imana irakora, ikora ibifatika, ikora imirimo igaragara. Iyo tuyizeye tukayihungiraho, akaba ariyo tugira ubuhungiro, mbere yo kwirukira abantu, mbere yo gutekereza ibindi, mbere yo gutekereza abakomeye, banza utekereza Imana. Nta muntu wagufasha Imana itagufashije. Simvuga ko abantu ari babi, simvuga ko abantu batagufasha, ariko ushaka kubahungiraho utahungiye ku Mana mbere, utegereye Imana, utasenze, ntibagire icyo bakumarira pe. Kuko kenshi uzasanga nabo ntacyo bimariye. Ariko iyo uhungiye ku Mana, Imana ishobora gukoresha abantu, Imana ishobora gukoresha n'ibiti, Imana ishobora kugucira inzira naho utatekerezaga, naho utigeze umenya.
Imana ishobora kukumenyekanisha. Imana ishobora gutuma abakwibagiwe bakwibuka. Yego, abagutaye bakugarukira. Imana ishobora kugushumbusha ababyeyi, ikaguha abandi babyeyi bagukunda, bakwitaho. Imana ishobora no kugushumbusha umugabo, by the way, ikaguha amahirwe ya kabiri, second chance. Imana ishobora kunyuza inzira ahantu hose, ngo ni Imana inyuza inzira hatari inzira, aho udatekereza, aho utabona inzira, niho Imana inyuza inzira. Ryari ijambo ryo guhumuriza Imana yanshyizemo iki gitondo, kuko hari abantu mu by'ukuri Imana izi neza, ikunda, yitayeho, ikeneye guhumuriza, ikeneye gusana imitima yasenyutse, ikeneye kugarura, kwigarurira no kugarura ibyiringiro muri iyo mitima itakigira ibyiringiro, no gusana iyo mitima yuzuye ibikomere n'amarira n'amaganya, kuko Imana iragukunda. Imana ikunda abantu bayo. Imana ikunda abantu bababaye, ndetse batagira kivurira, ndetse batagira gihumuriza. Niyo mpamvu itunyuzamo amagambo nk'aya. Niyo mpamvu yanyujije mu bikomeye, kugira ngo ijye inyuzamo n'amagambo akomeye yo guhumuriza abababaye, kuko nanjye abababaye ndabazi, narababaye pe mu buryo buhagije. Narababwiye ngo kuvuga teore no kuvuga pratique ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntabwo rero jyewe amagambo Imana inyuzamo kenshi aba ari teore, aba ari pratique, kuko niba ari imibabaro nayinyuzemo, ari umubiri, ari umutima nayinyuzemo. Ni nayo mpamvu Imana impagurukije guhumuriza ababaye. Banza utuze, banza uhumurike, banza uhumurizwe, usubize ubwenge ku gihe, wegera Imana, wihane, ugarukira Imana, wizere Imana, ugire Imana icyizere. Kandi ushobora kuba wari n'umukristo ariko waracitse intege, ushobora kuba warasenga, ushobora kuba warukijijwe ariko ugasubira inyuma. Imana irashaka kwigarukira. Imana irashaka, ushobora no kuba utaraguye ariko waracitse intege. Imana irashaka ko usubizwamo intege, ukibuka ko ntabwo handi mu isi yose ubuhungiro buri ari kuri yo. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Mwese abadukurikiranye, aya ni amagambo akiza imitima, aya ni amagambo yomora imitima, aya ni amagambo asana imitima, yubaka imitima yari irimo ibikomere bidafite uwabivura, bidafite uwabipfuka. Burya ibikomere byo ku mubiri abaganga babivura, ariko ibikomere byo ku mutima nta muntu wabivura kereka Kristo, kereka imbaraga z'Imana zonyine. Emerera Imana rero, Imana ikugirire neza, Imana igukize, Imana igusane, Imana igutabare mu izina rya Yesu. Reka rero ndangiza ngira ngo dufate umwanya wo gusenga, dusengere iri jambo. Mwebwe abanteze amatwi, mwebwe abankurikiranye, kugira ngo iri jambo riterwe mu mitima yanyu, kugira ngo uyu munsi mugarukire Imana, kugira ngo uyu munsi mubone ibyiringiro, impundu zivuge mu ijuru. Imana yiteguye kubakira, Imana yiteguye kubagira neza, Imana yiteguye kubakorera ibikomeye. Reka dusenge. Imana yacu nanone nyir'ijuru n'isi, turacyari imbere y'ubwiza bwawe. Uri Imana yacu, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana y'ibyiringiro, uri Imana itugirira neza uko bwije n'uko bukeye, wo karamawe. Ndakwinginze, nkweretse imitima yose y'abankurikiranye ku isi yose bumvise iri jambo, bari bakomeretse, bari babuze ibyiringiro, bari bafite ihungabana, bari babuze inzira. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze, Uwera wa Isirayeli, Mwami, ngo iri jambo ryawe Data rimanukiye guhumuriza, rihumurize buriya bwoko, rihumurize
buri wese uryumvise karama data, kugira ngo mwami abari bacitse intege basubizwemo ibyiringiro, abari bihebye data wa twese wo mu ijuru mwami bahazwe imbaraga, mwami abari babuze inzira bashyirirweho inzira, data wa twese wo mu ijuru n'ijuru n'isi, inzira z'ibintu byose byose mwami bari mu bibazo uzigewe ntazi, data wa twese wo mu ijuru, kugira ngo wigomorere iriya mitima yari kuvuyeho, bari abantu bari basubiye inyuma, bagaruza imbaraga zawe binyuze mu ijambo ryawe unyujijemo, data wa twese wo mu ijuru. Urakoze Uwiteka Imana ko wabigambiriye kandi ubikoze, urakoze ko wamanuye imbaraga zawe kugira ngo mwami ugirire neza buri muntu wese udukurikirana hano ku isanamitima ku isi yose. Urakoze, ndagushimiye ko ukoze ibikomeye kandi ukoze ibikuru kandi ukoze imirimo idasanzwe kandi uhumurije iyo mitima kandi usanye imitima yasenyutse mwami, kandi uyihaye ibyiringiro bizima kandi ibyiringiro bihoraho. Urakoze, turagushimye, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom, shalom.